Yesu aduha kwihanganira inzira tunyuramo. Nyamara kera ntitwabashaga kwihangana. Warasonza gukesa ikoroka, warasonzaga urugo rw'abandi ukarusenya, warasonza gukiba, ariko kwa Yesu ntabwo ariko bimeze. Urasonza ukikaruma, nawe yarashonje azi uko inzara iryana. Inzara yarandiye njya guhata ibitoki by'umugore wo muri karitsiye witwa Mama Gatoya. Ndazinduka nk'umuntu ugiye ku kazi, ndavuga nti umwana yagiye ku ishuri, ararya ku ishuri mpungure, nanjye reka nje kwiranja kwa Mama Gatoya. Iyi Mana yafunze ntawe ubasha gukingura. Kandi Yesu yarambwiye ngo ntajya arira abajeyi. Niba mwitwirirwa turirimba ngo turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, hagarara hama hamwe kora ikosi neza. Yesu ntarera abajeyi. Murabizi ko mbere nababwiye ngo nari indaya itazi kunywa urwago. Ubwo nyine ni mu bihe bya mbere. Mu cyiciro cya kabiri nguye nibwo nagiye no kurwago, naraveteye. Inzagwa nyine turazinywa zikajya zidutura muri rigori, ariko nubwo zaduturaga muri rigori ntabwo navunikiyeyo. Nyamara abandi baravunitse benshi, abandi bicwa n'amaso, abandi abagabo barabavuna, kandi babaga babibye. Nanjye naribaga, ibyo bakoraga nanjye narabikoraga. Burya nta ndaya iruta indi, yaba indaya yo mu rwagwa n'iyo muri byeri, zose ni zimwe. Indaya yagiye i Burayi n'iy'ahangaha hano hepfo mu Gashiha, zose ni kimwe. Ahubwo yagiye i Burayi icyo iyirusha nuko yakafasha kwitera amazi. Ariko tumenye Yesu, turakaraba turacya, imyati irashira kubera umugabo witwa Yesu. Mwari muzi ko amafaranga atagukiza imyate, ariko iyo twageze kwa Yesu, haleluya. Reka turirimbe ako karirimbo munyikirize rwose. Niba uzi ko Yesu yagukuye mu mwanda, akagukarabya, akagusiga, akakugira umusirimu, akakwigisha koga, nukuri umfashe. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Haleluya, haleluya. Uratangaje Yesu we, imirimo yawe iratangaje. Ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu mu burayi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu kurwaga ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya, ukamusiga, ukanamwambika. Urantangaza Yesu we, urantangaza. Amen. Yesu ni umugabo utangaje cyane, ni umugabo muhura bikamenyekana, ni umugabo muhura amateka akayahindura. Uwari indaya akitwa Murakore, uwari ingumba akitwa Mama Samweli. Ndashimira Imana ko ndi Mama Samweli. Kera nari ingumba kubera ngo urura rwari rwaranyereye, abantu baravuga n'Imana ikavuga.
ndetse burya niyo itagira icyo ikubwira ariko iba yaragambiriye ko izakugirira neza. Abantu bakavuga tuba iciro ry'imigani, dutwara abagabo b'abandi karahava, dusenya ingo za rubanda karahava, tubirwanyi karahava, turasinda dukora amabara karahava. Ariko Yesu akakureba, akakureba utamureba, akakureba n'ijisho ry'imbabazi, akakureba akagambirira, akavuga ngo nzakugirira neza. Muri 2025 uzaba umukozi wanjye, uzankorera. Ndashimira Imana ko iyo umuntu akijijwe abavuye mu isi y'umwijima akinjira mu isi y'umucyo. Ndashimira Kristo ajya ahindura amateka. Naje n'amaguru, naturutse i Nyamirambo, nari mbyishimiye. Kuva i Nyamirambo aho bita ku Mumena ukazamuka ukamanuka kuri Kosimosi ukagera kuri 40 ukamanuka Rwampara ukakomeza ukagera mu muhanda wa Gikondo ugakomeza ukagera Rwandex ukazamuka ukaza aha. Nago najyaga amaza n'amaguru, nari mfite uburyo bwinshi nyine, nari gufata na motari nkamuyobera mu Gahegeni singere n'amaguru. Ariko ndashimira Yesu. Yesu aduha kwihanganira inzira tunyuramo. Nyamara kera ntitwabashaga kwihangana. Warasonzaga ukesa ikoroka, warasonzaga urugo rw'abandi ukarusenya, warasonzaga ukiba. Ariko kwa Yesu ntabwo ariko bimeze. Urasonza ukikaruma, nawe yarashonje azi uko inzara iryana. Inzara yarandiye njya guhata ibitoki by'umugore wo muri karitsiye witwa Mama Gatoya. Ndazinduka nk'umuntu ugiye ku kazi, ndavuga nti umwana yagiye ku ishuri, ararya ku ishuri mpungure, nanjye reka nje kwiranja kwa Mama Gatoya. Iyi Mana yafunze ntawe ubasha gukingura. Kandi Yesu yarambwiye ngo ntajya arira abajeyi. Niba mwitwirirwa turirimba ngo turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, hagarara hama hamwe kuri kosi neza. Yesu ntarera abajeyi. Ndazinduka ndagenda ndabihata, nzi ngo uwo munsi ndabona ipura. Bigeze hagati tubirangije, burya umushonje aribaraguza cyane, agira n'inkuru zidashira. Bishize yatangiye guteka, ndibaraguza ndavuga ngo Mama Gatongo ndatashye. Arambwira ngo uragenda se utariye? Ndavuga ngo Yesu ahabwe icyubahiro. Ipura y'uyu munsi ndayibonye, ariko ntayari ari yafunzwe. Marembo yose yari yafunzwe, ariko njye nizera kwihari. Ndamwenyura. Komera kigabo, hagarara kigabo, tegereza Yesu waguhamagaye. Ntabwo azigera bimbwa, kandi ikindi ntarera abajeyi. Yarambwiye ngo ntazigera bimbwa, ngo niyo umuntu yarara muri ruhuru, niyo imvura y'amahindu yakunyagira, ntabwo azigera bimbwa. Abagabo benshi bajya bakena bakananirwa inshingano z'urugo, umugore akibagirwa ibyo umugabo yakoze mbere, akifatana akamwita imbwa. Yesu we ntazigera bimbwa, ntabwo bizashoboka. Amagambo abiri ayambwiye mbabaye, numva nihebye, ariko narakomeye. Twigishwa nawe. Ndavuga bwa kabiri ngo ndatashye bihiye, arambwira ngo Mama Mugi ngo genda tuzabona nejo. Imana
ndayibwira ngo mana nta kundi, mbwira Imana ngo nta kundi, nyine urabyemeye reka njye kwiryamira. Ndagenda mpfira mu buriri, inzara irankubita, sinajya kwiba, sinashaka abagabo hafi aho ngo twongere dusambane bampa amafaranga. Najyaga nenesikoroka cyane, njye nari umwesikoro no kuri telefone yanjye ndayifunga nyishyira ku musego, ndavuga ngo Yesu we, ibi bintu urabizi, icyo mpamanya n'umutima wanjye ntabwo uri igisambo. Atarya amafiriti, nta nubwo arya n'inyama, nta nubwo anywa icyayi cy'amata, nta nubwo arya imigati, ahubwo arya amashimwe aturutse mu ndiba y'imitima yacu. Yesu ntiyakwima ifiriti ngo ayirye, Yesu ntiyakwima superi ngo ayambare, Yesu ntiyakwima London ngo ayambare, Yesu ntiyakwima inkweto ngo azambare. Ibyo byose ntabwo abyambara, ahubwo abikorera iki? Ririya ni ishuri uba urimo, ahubwo ryige neza, numara gutsinda azakwiyereka, azabiguha. Ndashimira Imana ko rero Yesu ari umugabo w'umuhanga, ni umugabo ukomeye, yandutiye Abahinde, yandutiye Abarusiya. Hari Abarusiya bari batuye hariya ku muhanda uzamuka ujya Burarirwa, abo ngabo nari nzi kubarya amafaranga, ariko muri cya gihe cy'ibibazo abo Barusiya sinababonye, abagabo bose nari nzi, twari tuziranye hano kuri Ziniya, nta n'umwe wansanze sehashika ngo angirire impuhwe, ariko ijisho ry'umugabo witwa Yesu ryagumye kuri njye. Dukomeze ubuhamya. Buriya ibyo nababwiye cya gihe mushobora kumva ibindi, kugira ngo mwumve ibindi rero reka ntangirira. Njye na mama twajyaga dusindana, nibwo muri bwumve ibindi mutumvishe cya gihe. Njye na mama twajyaga dusindana cyane kandi tukanakundana, ariko twarasindanaga tukarwana. Murumva shitani ukuntu akora. Ubundi gahunda ya Satani ku buzima bwawe kukugaraguza agati, ugaseba, ukaba umuntu w'ikivume muri karitsiye. Ibaza umuntu w'umukobwa unywa inzoga akarwana na nyina. Murumva byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye. Igihe kimwe mu inzoga nyinshi cyane, bukeye mu gitondo numva agahinda karanyishe, nari narwanye na mama, numva sinshaka kureba umubyeyi wanjye. Ndavuga ngo uyu mubyeyi noneho ndamureba gute? Numva isoni z'ibyaha, numva sinshaka kumureba, ndijijisha ngewe nguma mu buriri. Mama waragenda asubira kunywa, mutima urambwira ngo nje kureba umuturanyi wanjye witwaga Mama Jojo, wasengaga cyane muri ADPR. Njya kumureba ngira ngo mubwire ibyanjye, ahubwo we ahita atangira kumpa impuguro. Aravuga ati umuntu w'umukobwa, umuntu ungana gutyo ntabwo asinda, ntabwo asinda, ariyubaha, akubaha n'Imana. Uze kuza tujyane gusenga. Hari ku munsi wo kuwa gatanu, ntabwo nzabyibagirwa, ubwo ni kera muri 97 bwa buraya kandi narabukoze. Turajyana ku rusengero rwa ADPR, tugezeyo fatwa n'amarira menshi, cyane, kubera ko nabonaga abakobwa bo muri ADPR ari abakobwa beza cyane, bateze ibitambaro, bambaye amajipo agera ku maguru, basa neza nyine, bafite amasura yandi yabo ya originali, nta bisayidira sura bashyizeho. Mbona n'abakobwa beza, ndavuga ngo Mana ngewe ndi iki? Ni iki gituma ngewe ntagukorera? Uwo munsi nafashe umwanzuro wo gukizwa. Ariko nahumvisha ijambo rinkora ku mutima cyane, na n'uyu munsi ndacyari naryo. Kandi ntabwo nari nzi na Bibiliya, nazibonaga bazifite, nta nubwo nari nzi gusoma, byibuza ngo nzayisoma basi iryo jambo ngo ndibone, ariko byahise rinjya mu mutima, kandi mpita nshyira ibyo rinsaba
ku murongo. Twagiye mu rusengero ngeweho nkomeza kurira cyane kuko nabonaga harimo abantu beza cyane b'abasirimu basenga Imana kandi b'abakobwa, nkareba abasore nkabona ni beza, nareba abagabo nkabona ni beza, ngewe mpinduka zeru mu maso yabo. Bagiye kwigisha bigisha ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere n'umurongo w'8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo Mwuka Wera nabamanukira ngo kandi muzaba abagabo ngo bo kumpamya. Ngo Yerusalemu ngo ni Yudaya ngo ni Samariya. Bamaze kuvuga atyo bazamuka bahuri. Numva nshatse izo mbaraga, ndavuga ngo Mana izi mbaraga nazibona gute? Ngewe nazibona gute? Numva ndazishatse, numva nshatse gukorera Imana, numva nyine nshatse gukorera Imana. Narakijijwe rero nyine ntangira kujya njya gutanga ubu buhamya, ntari nabatizwa, nigira igice nkorera Imana uko nshoboye. Igihe kigeze rero mama wanjye arapfa, mpita ncika intege. Yansigiye murumuna wanjye afite inda ya Nyarwenge nk'iy'amezi 9. Nta kuntu rero nabonaga ndi ubugenze rwose, ncika intege ndiheba ndagwa. Niyo mpamvu mwumvishe mu buhamya bwa mbere ko hari igihe nasengaga Imana kenshi, cyangwa se ngafata na Bibiliya narangiza nasomamo amagambo nkayakoramo indirimbo. Narinzi ijambo ry'Imana rero. Yesu adufashe, Yesu atugirire neza. Ndagwa rero ndagwagwana. Murabizi ko mbere nababwiye ngo nari indaya itazi kunywa urwagwa. Ubwo nyine ni mu bihe bya mbere. Mu cyiciro cya kabiri nguye nibwo nagiye no kurwagwa, naraveteye. Inzagwa nyine turazinywa zikajya zidutura muri rigori, ariko nubwo zaduturaga muri rigori ntabwo navunikiyeyo. Nyamara abandi baravunitse benshi, abandi bicwa n'amaso, abandi abagabo barabavuna kandi babaga babibye. Nanjye naribaga, ibyo bakoraga nanjye narabikoraga. Burya nta ndaya iruta indi, yaba indaya yo mu rwagwa n'iyo muri byeri zose ni zimwe. Indaya yagiye i Burayi n'iy'ahangaha hano hepfo mu Gashiha zose ni kimwe, ahubwo yagiye i Burayi icyo iyirusha nuko yakafashe yagwijije, ariko ubundi ni kimwe, zose zirya umwanda kimwe. Ibyo bakarane bagukorera bakuguze hano 1000 ni nacyo abazungu bagukorera bakwishyuye hagaragara. Icyo kurusha niki nuko yagafashe, ariko nawe nindushye nk'izindi. Ubuzima mbusubiramo, ubuzima nyine buragenda burankomerera. Nababwiye ko umumase yandoze ngasara ibisazi by'ijoro rimwe. Ubwo nuko nari naraguye, ubwo urumva nasubiye inyuma nyine ndongera nyine nkora ibibi, nkajya nyine numva narihebye. Ariko nubwo nabikoraga najyaga gusenga najyayo, ariko ni ukuri Imana ikambwira ibintu byiza. Ariko Imana bene data mureke mbabwire, ujye uzirikana ijambo ry'Imana, urituze mu ndiba y'umutima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko yari iri kera na n'uyu munsi ni kwiri. Muzi ko na n'uyu munsi ari kwiri. Muzasoma ijambo ry'Imana, hari ahantu muzabona ukuntu Imana yishe Mose yarangiza ikanamushyingura. Muri kubyumva? Muzabaze inkuru zananiye, zasanga nawe yarapfuye muri ubwo buryo. Muzabaze inkuru z'umugabo witwa Nebukadinezari, Imana yafashe igashyira mu giti akajya arisha nk'inka. Murabizi, mushobora kuba mwarabisoma. Najyaga nasenga nkakunda kurira cyane. Impamvu nariraga cyane nuko najyaga nibuka ibihe byiza nagiranye n'Imana, nkumva ntabwo byazongera kubaho. Nahita mvuga ngo ariko Mana ubu nzapfa gutya. Nicyo kintu cyandizaga. Abandi bakagira ngo ndi mu mwuka, kandi njye nari mfite ibindi. Ariko nasenga ubuhanuzi bukangeraho buvuga ngo nutankorera
nzakuvuna. Iyo jambo ushobora kutaryemera ko Imana yarivuze ku buzima bwanjye, yabivuze inshuro zirenga 3 ko nintayikorera izamvuna ikanshyira mu kantu nkayikorera ngenda ukundi kuntu, kuko yarambwiraga ngo mwana wanjye ndagukunda, ariko hari ikintu kimwe dupfa, nkubwira guca iburyo ukicira ibumoso, rero nzakuvuna. Muri icyo kinyarwanda ndakomeza nkorera Imana, mvangavanga, nkajya gusenga ku cyumweru, ngakora ibyo abandi bakora nyine bya gikristo, ariko ngewe ntakijijwe. Nagira ngo mbabwire ngo bene data, mukizwe neza, mumaramaze, itazakuzana nkanjye. Njya akaguru yarakavunnye ndagaruka, yarakavunnye. Ukenera ibimenyetso uzabimbaza, nzabikwereka. Abantu barabizi bo muri karitsiye hoya mvune. Ndakomeza nkajya nsenga, ariko ninywera inzoga, naniwe. Kuri telefone narebagaho, hari igihe wasangaga mbyutse mu gitondo mfite nka telefone nk'eshatu. Murumva ntari umushoramari, ariko ndashimira Yesu, nukuri ko ajya akiza ibintu nk'ibyo. Rero igihe kiragera nkakomeza gukora nyine bimwe nababwiye. Igihe kiragera njya muri groupe y'abantu basengera indaya, kandi nanjye ndacyabikora. Ngende n'indaya mbi idaca n'amafaranga, isinda gusa, bakayikorera ibyamfura mbi. Murumvira ntaragegeye, naragegeye cyane. Ariko Imana kuva kera kose narabibwiwe n'abantu babiri, hanyuma nza kugira gutya mfonda ubuzima nanjye, numva nyine akenge karaje ko gukora. Hari utuntu nacuruzaga, ngeze Matimba mpura n'umugore ntazi, ntabwo nari muzi, namumenye nyuma. Arangije tugenda tuganira, we ari kumbwira iby'Imana, nanjye mubwira iby'iyi si uburyo bincanga. Arangije ngiye kumva numva arambwiye ngo hagarara gato nkubwire icyo Imana ivuze. Ndahagarara, arambwira ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ngo arirahiriye ngo arasha kuvuna. Uko icyo kinyarwanda kimeze gutyo, burya Imana izi ikinyarwanda. Uziko Imana izi ikinyarwanda. Kera hari imvugo twajyaga tuvuga abana bo mu rugo bitaga igifefeko. Twaragifefekaga, umwana w'ahandi ntamenye ibyo ari byo. N'Imana yumva ikinyarwanda, irakivuga, ivuga igifaransa, ivuga icyongereza, nta na hamwe wayicikira. Burya n'igifefeko yakikubwira kandi ukacyumva. Imana imbwira muri ubwo buryo, irambwira ngo mwana wanjye, nkurikije urukundo ngukunda, ariko warananiye, nzakuvuna, niwanga uzankorera ugenda ukundi kuntu. Umugore ahita avuga ati ningira ikindi ndenzaho, Data wa twese wo mu ijuru abimpore. Turakomeza turagenda, ngeze mu rugo nkomeza kubyibazaho, ariko amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Bene da, muburirwa kenshi, ariko mu matwi, amatwi ntago abyumva, umutima ntubyakira. Ariko igihe kirageze ngo ushakane Imana umwete, utayiryarya, ukava kuri byera ukazinukwa, abagabo ukabareka ukabavaho. Umusaza wo muri karitsiye yabaye mu rugo kera, aza kugaruka ejo bundi, akajya aza akambwira ngo ndakuzi, ngo kuva kera uri umwana, ngo wambaye n'ubusanga uri akana kitonda. Nkajya mwumvira nkamwihorera. Hari ahantu yakoraga, yahembwa akazana ikiro cy'isukari akakimpa ngo mama Mugisha hereza umwana, nkavuga nti Yesu urakoze rata. Mbese ukabona ko ari manyiyegereza. Ngiye kubona mbona azana iby'inka yarembye, nabwira ati muze, wari wabona nsangira inzoga nawe. Yarahembwaga akagurira abagore muri karitsiye, kandi abagore bose, waba ufite umugabo waba utamufite, arakubahuka. Ndamubwira nti ntuzongere n'umunsi wari wabona nsangira inzoga nawe, wari wabona nembagara. Nge nabaye umukristo, narakijijwe. Icyo akora iyo ugaruka kera, ibyo ushaka nari kubiguha, ubu ntabyo mfite. Birahari, ariko si ibyo kubunza, si ibyo guha inyoni, oya, nabyeguriye Umwami Yesu.
ngo iki? Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wiyoroshya ngo imbere y'umunyabyaha ngo ameze nk'iriba ritobamye. Bwiza ukuri umuntu uti narakishijwe, iyo uza kera nari kubiguha, ntawe se nari kuba mbikwimira iki, ariko narabitanze. Niwiyoroshya imbere y'abasore babandi banywa amafege, babandi bamanura ikabutura bakayigeza aha, uzashiduka mu muhanda bagukojeje isoni, tayari uhita uhinduka isukari, ntabwo uzabukira umunyu. Azagucunga azagire gutya ngo abarakaguhaye, ku kibuno azagire gutya abe yakozeho, kwibera koreho, mubwira utaya amabere ntabwo ari ayawe, n'ay'abana nzabyara, n'ay'abana uzabyara. Abaya y'insoresorate mukizwe neza, urubyiruko mwihangane mukizwe, cyangwa Yesu azabavune. Wowe ashobora kutakuvuna ariko akagukorera ikindi kintu, akagukorera ikindi kintu. Abantu bose ntabwo Yesu yabavuna, ntabwo yaba Imana ntabwo yabavuna, yagira ikindi kintu ikora, ariko ukaza kandi ukaza ku nabi. Igihe kimwe rero haciye nk'icyumweru, bwa buhanuzi bwa wa mugore burasohora, Imana iramvuna. Nari mfite amafaranga mu nzu, nari naratsimbye 5,000, nari narabuze icyo nyakoza, kumba amafaranga azagura byeri imwe nyinywe, hanyuma mpite mvunika, kandi mvunikire mu rugo. Koko tuvugishije ukuri, buriya ubuzima ndimo no kwenda mutabumenya, mutureba gutya twigendera mukabona turi abasirimu, ariko ubu koko ndi umuntu wo kubura ikintu nkoresha 5,000. Tuvugishije ukuri, 5 washaka mu rugo, uri umuntu wibana ufite umwana ukabura ikintu yakoresha. Tuvugishije ukuri, koko nabuze ikintu nyakoresha rwose, kari akanote kamwe ndagenda ngashyira ku musego, kabamo kumbi niko kazagira gute, niko kazatuma isezerano risohora. Ndatashye umunsi umwe, nteka ubugari n'intoryi n'ubunyobwa n'indagara n'ubugari, abagore barambwira ngo turasangira, nteka bwinshi, tujya kuburya. Turi kuburya, umwe arambwira ngo mama mugi waguza akabyeri, bino biryo ko biryoshye. Mpita mpamagara Mugisha, nawe bwa ntimugisha we ngwino nkubwire, ajya haruguru, ndamutuma ngo genda haruguru y'igitanda mu gasakoshi uzane inote ya 5 irimo, ujye kwayiva uzane byeri. Imana, iyi Mana twakurikiye, nubwo bamwe bayimenyera, ugasamba ni kureba ikakwihorera, kirirwa mu bagore warigata ikakwihorera, ibyo ukora si ukwitabireba, iracyakubitse. Muri Zaburi haravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe, ariko byose nzabishyira ku mugaragaro. Mugisha aragiye azanye byeri 3, oya 2 arazizanye, imwe inywa muramukazi wanjye, nanjye nkwindi. Noneho tuhita tujya muri gahunda yo kunywa cyane rero, kunywa nyine tugaserebura. Noneho Mugisha asubirayo azana izindi 2, azanye izindi 2, ngewe umutima wanjye urambwira ngo banza ujye koga kandi wambara ipantaro. Ndagenda ndoga nambara ipantaro, nkubitamo n'agakote, nyine mera neza ndisiga. Noneho ya byeri barayizanye, uwo mumama warayinywa, njewe nagiye koga, inje nsanga iteretse ku kabaraza. Mu gihe ndangije koga no kwisiga, ngiye gupfundura nyine ngo nyinywe, umutima urambwira ngo banza ujye kwihagarika. Namanutse gato ngiye kwihagarika, mba ndaserebetse, igufwa riba rigize gute, riratandukanye gatoya. Hajya hazaho n'udutsi, ntago harakira neza. Mbwira Imana, banjyana kwa muganga, banjyanye kwa muganga, banshyiraho sima, banshizeho sima y'iminsi 10. Mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana kubizi ko najyaga mva hano nkagenda, umwana wanjye azongera kurya gute ndyamye hano, ariko ninjye wari wikozeho, tujya twikoraho.
noneho imana mwumve mwukabyara mukuntu imana igira neza, nubwo ikoze ako kantu kandi ikaba yarakansezeranyije, ntabwo nigeze nicwa n'inzara. Nahamagaye umushuti wanjye twajyaga dusengana kandi tunakora ibyaha, yari n'umumama, utagira ngo ni umugabo, ni umumama. We ajya mu Budage, agiye mu Budage ndasigara, amasezerano yanjye menshi yabaga yabitse mu mutima yarayazi. Ndamuhamagara, ndamwereka ifoto, ndamubwira ngo kana dore uko nabaye. Arambwira ngo pusi, ampamagara muri rya zina rya kera, arambwira ngo pusi, ngo kera kose imana ikubwira ngo uzihane uyikorere neza, ikubwira guca iburyo ugaca ibumoso, iranze koko, biranze, igeze aho ikuvuna. Ndavuga ngo Fani nuko yabigenje, nuko yabigenje nyine, ngomba kwihanganira amakosa yanjye. Arambwira ngo ntacyo, nubwo imana yakugize gutyo ngewe nzagutunga. Yarantunze, akajya anyoherereza amafaranga, nkarya, ubuzima burakomeza, ubuzima bwarakomeje. Rero buriya igihe turimo ni igihe cyo gushakana imana umwete. Noneho mbonye ko nkize, nabwo ntago nahise mvuga ngo ndabiretse, ngo ndabiretse. Umuntu wazaga kunsura wangurira akabyeri nkakanga, muri kubyumva, kandi ndyana amatwi ari mu rupfu ntago yumva. Ariko igihe kimwe mbwira imana, ndayibwira ngo mana, ibyo wakoze ni byinshi, wambwiye ko uzampa umwana, none arengeje imyaka 12, ntago ndagukorera nk'uko ubishaka. Ubu nkajya numva nzapfa, nkajya numva rimwe nzakubitwa n'imodoka cyangwa inkubite mite mva ku isi y'ababaho. Ndavuga ngo mana ndarekuye, ibintu byose ndabirekura, ndeka inzoga, ndeka n'ibindi, imyenda mibi ndayijugunya, njugunya ibisayidira sura, ndagenda mpinduka mushya, subira iwacu muri ADPR, subira iwacu muri ADPR, subira iwacu muri ADPR. Ngira imana, ndayibwira ngo mana, kugira ngo mzemere yuko ari wowe wanjyanyeyo, bazanyakire batangoye, banyakira batangoye. Ndagenda nkababwira ngo mumpe igipapuro ngiye gutanga ubuhamya, bakakima. Pasiteri ubu ngubu basigamo icy'amezi 3. Nimusenge mushyizeho umwete, mwaba mama mwe mufite ibintu byinshi bituma mugomba gusenga. Pusi yavuyeyo, ariko hasi hagiyeyo Nyiranzage, hariyo Nyiranzage. Pusi nubwo yagiye, yavuyeyo, wazisenyaga, ariko Nyiranzage yarasigaye, Nyiranzage yarasigaye, Macari yarasigaye, Kabibi yarasigaye. Niba muzi ubwenge, musenga imana cyane, imana ibarindira ingo. Indaya yagusenyera urugo ikarukubita hasi, atari uko ifite amatayi. Idafite amatayi, urebye unitegereje unayirusha amatayi. Afite imbaho akarusenya. Gerageza usenge, imana iguhe ubwenge, igusukeho umwuka w'ubwenge, uhindure system, uhindure system. Birakaze, birakaze. Simbabwiye ko narusenye hano, aha nararusenye, ndurambika hasi. Umugore ndamubwira ngo uzajye, nitunahuruka kandeba nzajya mpita nguseka. Uzi ngo namurushaga imbaraga mu iterabwoba ry'abazimu ryaririndimwe. Uraho unejejwe no kurya, ukaryama, ugasinzira, ukagona, ntuzi igihugu kirwana n'ikindi. Niba waragize amahirwe imana ikakurabura ikakuzana mu nzu yawe, gerageza ushakane imana umwete, gerageza ibyo urimo ubyiyambure. Nasenze imana ku neza kera, nyisenga neza, nyuma nagarutse ku ngufu. Kandi koko imana ikugiriye neza, urayisenze, urayitabaje, uringumba, wabaye ikiro ry'imigani muri karitsiye, uratatse ngo mana mu mwana, iramuguhaye, iguhaye umwana muzima, utarwaye sida, udatonyoka. Ariko murumva agasuzuguro,
usiko tujya dusuzugura Imana ukayibwira Mana nunyubakira nzagukorera yarangiza ikarukubakira warangiza ntukore kanezezwa no kurya umufuka w'umuceri mu kwezi. Yesu ntanejejwe n'ibyo. Kwambara igitenge ni byiza, kwambara igitenge ni byiza rwose ukaberwa nk'umugore ufite umugabo ndetse no kugira byinshi ni byiza, ariko ibyo byose ntabwo binejeje umwami Yesu. Dore ikimunezeza, reka mbabwire akajambo kamwe, turasoma n'ijambo ry'Imana. Kambabwira ijambo rimwe. Umugore yaratwise afite abana 6, atwita inda ya 7. Inda ya 7 irangije imugwa nabi, akajya yumva ntahumeka, akajya yumva muri we nta buzima afite, akajya yumva nta mbaraga afite. Abwira Imana, arayibwira ngo Mana nuramukunyijije nzajya gusura umuhungu wawe. Ntari muzi ko tujya gusura Yesu? Muzi ahantu Yesu ari? Muzi ahantu Yesu ari? Ntabwo muhazi. Yesu arahari. Iyo duhaye imbaraga tujya kumusura. Umugore aravuga ati nge nzajya gusura Yesu rwose, mushimire ineza ye yangiriye. Abibwira umugabo, kandi umugabo yarasengaga. Umugabo rwose ntacyo yari atwaye, yari umukristo ariko ntiyahishurira. Umugabo ati se noneho warasaze, noneho barakuroze, Yesu uzajya kumusura hehe? Ubu uzabona inzego zikuzamura zikakugeza mu ijuru. Yesu ntago ari mu ijuru, agendana natwe, aba muri twebwe, agendana natwe ijoro ryose, tuba turi kumwe, aratuganiriza. Siyo mpamvu yanganirije ngo ntazabimbwa, ngo ntazigera bimbwa, ngo nta nubwo arera abajeyi. Akambwira ngo nijoro wowe ufata itoroshi ukamurika Mugisha ukamusomagura. Nge ntabwo ari uko ndera, uri kirubizi, ntabwo ari uko arera. Ibyo birasharira. Icyiza akubwira ngo Paul, ihangane mwana wanjye, nzakugirira neza. Ariko ntibivuze kutabwirirwa, ntibivuze kutaburara, ntibivuze kutakubitwa, ntibivuze kutajya muri mabuso ngo nuko wamwakiriye nk'umwami n'umukiza urajyayo, ariko mujyane ajya guhumuriza. Arangije abwira umugabo ati ntabwo bishoboka, ibyo bintu ntibyakunda, ubanza warasaze. Njya numva bavuga ngo abarokore nabo ni nk'abasazi, naho ubanza warasaze. Umugore aramwihorera, igihe kiragera arabyara. Arangije ateka inyama, akaranga inyama neza, zishyiramo ibitunguru n'amapavuro n'amasereri, abantu bazi guteka. Arangije ntiyashyiramo amazi, arangije ashyira mu isorori, ateka ifiriti, ateka icyayi cyiza cy'amata. Aravuga ngo Yesu we, ubu ngiye kugusura. Abasenze cyane bahishuriye Yesu aho abari. Burya Yesu muranaturanye. Arateka, umugabo araza ati hano habaye iki? Aha habaye ikirori, nkaba utabimbwiye mada. Umugore aramubwira ati ntago nta kirori cyabaye, ahubwo ngiye gusura wa mugabo witwa Yesu. Umugabo ati warasaze, Yesu uramusura hehe? Umugore aramwihorera, arakaraba, yambara igitenge, aragenda, afata bisi iramujyana, imugeza CHK. Ageze CHK ku muryango, arasenga mu mutima, abaza Yesu ngo Yesu we, ko ngeze ku muryango wambwira aho uryamye ngo nze nkugereho. Murumva ukuntu basura Yesu? Urifata ukarya umufuka w'umuceri ukawumara, urifata ukagira ibitenge 10 usobekamo buri munsi, usobekamo. Yesu umuturanye waramugaburiye. Ijwi riramubwira ngo genda ku gitanda cya 6 mu mbagwa, niho uri bunsange. Dufite ahantu dusanga Yesu. Umugore aramanutse, ari wenyine, umugabo yasigaye mu rugo yumiwe. Aragenda, hageze
umugabo aramubona, abona n'umugabo wagonzwe n'imodoka ngo mwiza w'inzobe utagira shinge na rugero, aramurengera, aramwegura, aramwiyegamiza, amukubita akacyayi keza katarimo amazi, amukubita agafiriti. Uzi ngo Yesu uzamubona se gute? Mose yajyaga agirana ubushuti bwinshi n'Imana cyane. Igihe kimwe yifuza kureba mu maso y'Imana, Imana iravuga ngo Mose ntago wandeba ngo ubeho, imwereka ibitugu agugihumure gusa. Wowe Yesu wamureba, nanjye nta muntu wareba Yesu ngo abeho, bitewe n'iki? N'ibicumuro byacu. Dore Yesu ahantu ari, ni wa wundi uryamye hariya, umupfakazi urwaye, unuka nk'uko nanukaga, genda umufata umwoze. Usome ijambo ry'Imana, umusomyi mwiza adusomere. Tugiye gusoma muri Matayo ibice 25. Ayo magambo ni menshi ariko ngiye gusoma uyu murongo umwe. Usomyi mwiza dusomere. Murongo wa 37 usoma uwo murongo gusa. Abakiranutsi bazamubaza bati, Mwami, bakubonye ryari ushonje ufungurira, cyangwa ufite inyota ukinywa, kandi bakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa twambara, kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu imbohe tuza kugusura. Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi. Rekera Yesu nashimwe. Urifata, uko ushatse superi urayigura, uko ushatse London urayambara, uko ushatse igitenge gisanzwe uracyambara. Ufite ubushobozi, warabiguze, warabirunze, mari iruzuye hirya yawe. Yesu yambaye ipantaro ipfundikanyije mu kibuno, warangiza ngo urashaka iki? Urumva uzahemberwa iki? Umuntu araza, burya hari umuntu ushaka kuza ameze gutya, yifashe mu nda, anuka, ufite ibiryo bihiye, ufite umuceri mu mufuka, ufite kinigi mu nzu, ufite amavuta, akakubwira ati mfungurira mubyeyi, ukamubwira uti mva imbere. Tayari Yesu yaje kugusura, nta mwuka ufite wo guhishurirwa, saba umwuka wo guhishurirwa. Uzi ngo uru rugendo, uzi ngo iyi nzira uzayinyuramo udafite umwuka wo guhishurirwa, udafite kureba mugenzi wawe ushonje ngo umugirire impuhwe umukorereho umugisha, utajya gusura abarwayi ngo uboze ubakorereho umugisha. Birasaba umwuka w'ubwenge. Umwuka w'ubwenge iyo yakubujeho uramenya, umenya ibyo abandi batamenya, ukora ibyo abandi badakora. Azababwira ati ubwo nari ndwaye mwaransuye, ubwo nari ndi muri gereza mwangezeho. Nkaho umuntu arakora icyaha, ni musaza wawe agwa mu makosa, bamufunga bamujyana imageragere, uti niyimenye, sinamutumye. Ntiwamutumye. Umuntu ararwara akarinda apfa, musengana, tari wajya kumusura, tari wajya kumureba. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Umuntu yaje kunsura nenda gupfa, naraboreye mu buriri, ambwira ijambo naryo ndaryibuka, ariko ndibuka amagambo gusa ntago nibuka aho ryanditse, ariko iyo ngiye muri rurange ndahabona uko narahasubiye. Amagambo avuga ngo ndi Imana y'ibifite imibiri byose, nta kibasha kunanira.
ubururu ntago akiryibuka, ariko njye ndaryibuka ko yansuye iryo jambo akarinsomera akambwira ngo humura, Imana izagukiza, uzakorera Imana. Nari mbizi ko nzayikorera. Guhaha cyane, guhahira muri Matewusi n'ahandi hagezweho, kugura ibiro 3 by'inyama ukabyimenamo, ibyo ntago bifasha Yesu. Dore ikintu kimufasha, ikintu gifasha umugabo witwa Yesu, nuko wahamagara yandushye, bwa bwana bw'indushyi bwirirwa muri karitsiye butagira n'ikabutura. Muzi ko hari abantu batagira n'amakabutura muri karitsiye, usanga imyo zabo ziri hanze, umwana wawe arambara aranyaramo, hazamo cya kizinga cy'umuhondo ari umweru, ugahita ujugunya. Uzi uhaye uriya mugore wikorera agataro mwegeranye, uzi umugisha yagusabira. Ntabwo uzamenya uko Yesu azazi wawe ameze, ntabwo uzabimenya, ntabwo uzabimenya. Kugura umuceri ukawuheregeta, ugaheregeta ukanabimena, uturanye n'umuntu hariya w'umuzunguzayi, inzara irimo irakorogoshora, ubwana bwagiye ku ishuri, wabishyuhije ugahamagara abana b'indushyi ukabicaza, baba banasa nabi, washaka ukaboza kuzaba wogeje Yesu. Uzi ngo Yesu azabura icyo twibukiraho. Ubu sinzira naje ngenda, inzira najemo yose naringiye kuraguza, narinje gushaka abagabaha, sinarinje kureba Yesu. Azatugirira neza. Umufuka w'umuceri kuburyo ukawumara udahaye byibuze n'inusu umuturanyi, ntacyo bifasha Yesu. Igifasha Yesu nuko wamugaburira, ugaha umuturanyi muturanye. Kuba ufite ibitenge 10 ntacyo bifasha Yesu. Yakugiriye neza turabizi, wasanga utajya na mushinga, ariko reba indushyi hariya, reba indushyi hariya, ugenda uyiha igitenge kimwe, niyo wamuhara unyerera. Cyangwa se niba utabifite, wowe ufite umwuka wo guhishurirwa, musengere, mufatire ibihe, ubwire ngo Mana uyu muntu ntacyo ufite cyo turaririmbana, nta nkweto afite, azana akambambiri, mucira inzira, musengere, wikwirirwa umutaranga. Muntu yuzuye umwuka wera, ntago ari uko avuga, ntago ataranga mugenzi we, oya. Kandi ikindi ntavuga ibyo yakoze. Gira ubumenyi, gira ubwenge. Iyi Mana kugendana nawe n'ubwenge, iyi Mana kugendana nawe n'ukuyisaba guhishurirwa, ikakubwira ikintu wakora, bitari ibyo urasigaye mu mandazi. Imana ibahumugisha. Abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo mwumvishe ko nari mfuye mwebwe, narabanje ncura mu musatsi sinabyumva, ngira ibiro 38 sinemera, ngira abasirikare 14 sinemera, kaguru karavunika ndemera. Wowe nta bimenyetso ubona, nta bimenyetso ubona, nta bimenyetso wibonaho. Muze dusenga Imana. Ubu se ko ndwaye sida wandeba ukanyuzamo ijisho, ariko nurwara sida ukajya mu gahinda ukiheba, ikinini kikakunanira, do niko rupfu rwawe. Buriya reka mbabwira aka kantu mukamenya. Buriya umujura ariba akajya Mageragere, sibyo? Bajya Mageragere. Iyo ageze Mageragere ashobora gusangayo umuntu w'inzirakarengane. Burya Mageragere haba n'inzirakarengane. Hari abantu Imana ifata ikabajyana hariya bakabagerekaho amakosa kugira ngo bagire gute, barokora intama zirimo. Mwari mubizi? Wowe rero nujyayo warisha umuntu ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo habayo n'imirimo, ngo habayo n'isengero, baranabatizwa, bagira gute, nukuri Yesu ntabwo azagukiza sida ngo nuko wamwakiriye. Uzi ko atagukiza? Suko bimunaniye yabikora, ariko hoya sida uzabana nayo, ugotomera ikinini, urumva? Nuki nk'umutima uhagaze, imitsi izarega ku maguru.